Mbaikaze kuri Karo TV show. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu kijyanye n'inkoko z'umunsi. Wowe ushaka gutangira business ijyanye n'ubworozi bw'inkoko, twagwaye ikaze muri iki kiganiro kugira ngo turebere hamwe uburyo izi nkoko z'umunsi zororwa, uburyo zitabwaho, uburyo uzazikuza neza ukazigeza ku isoko zihagaze amafaranga neza cyane, ubundi nawe ukabasha kuba wabona amafaranga ukuye mu bworozi bw'inkoko z'umunsi, izi nkoko bita day old chicks. Nabahaye ikaze, njye nitwa Mr. Sam, hano ni kuri Karo TV show. Reka tuganire. Inkoko z'umunsi ni ikintu cyiza cyane cyabasha kuba cyaguteza imbere mu gihe uzoroye neza, ariko nanone zisaba kuba wazitondera. Ni ukuzitondera kuko mu gihe utabijyamo wabijyamo udafite amakuru ahagije cyangwa se utazi uburyo zitabwaho, inkoko z'umunsi nta gashwi kaba kakiri gato cyane gashobora kuba kagucika isaha n'isaha mu gihe utazorora neza cyangwa se utazifiteho aya makuru ngiye kuba nakubwira muri iki kiganiro. Niyo mpamvu ukwiriye kureba iyi video kugeza irangiye, ugakora subscribe niba utarayikora, ukanda like, uduha igitekerezo muri comment, ubundi nawe ukabasha kuba wacyura aya makuru yose uko yakabaye gatanu kuri gatanu ku bijyanye n'inkoko z'umunsi cyangwa se izi bita day old chicks. Nabahaye ikaze. Inkoko z'umunsi umwe rero nawe urazibona, ni inkoko nk'uko uzibona aha, ni inkoko ziba zikiri nto cyane, inkoko ziba zikiva mu igi zitose, ugomba kuzitaho, ugomba kuzibera nk'umubyeyi nyine ukazirera kugeza zikuze. Mu nkoko z'umunsi rero ntabwo haburamo ikintu kijyanye n'ubushyuhe, amatara atanga ubushyuhe. Niba ugiye kuzizana ugomba kuba wateganyije ubushyuhe, ugomba kuzibera nk'umubyeyi ukazororera ahantu hashyushye bitewe n'ubushyuhe runaka kugira ngo ubashe kuba wazikuza neza uko zakabaye. Bitewe n'ubushobozi ufite ushobora gukoresha imbabura cyangwa se amatara atanga ubushyuhe bitewe n'ubushobozi ufite. Udafite ubushobozi bwo hejuru cyane wakoresha amakara n'imbabura kuko nibyo bintu bidahenze kandi nabyo bifasha aborozi benshi kuba bazikuza neza cyane. Inkoko y'umunsi ushobora kuba yaguteza imbere, ushobora kuyigura ku mafaranga make cyane, wajya kuyigurisha imaze nk'ukwezi, ibyumweru bitatu, ugasanga amafaranga wayitanzeho ahise yikuba. Cyane ko niba wariguze ahantu hizewe, ahantu bazikingira, ahantu baturaga neza, ukazizana zifite karite, ari breed, ari ubwoko bugezweho kandi bukunzwe, ni ikintu kigufasha kuba izi nkoko zawe nawe zahita ziguteza imbere. Bazita day old chicks. Tumaze kurebera hamwe rero niba udafite ubushobozi. Ku muntu ufite ubushobozi hari amatara atanga ubushyuhe nka wate 70, 65 bitewe n'ubushobozi ufite, ariko amakara ku muntu udafite ubushobozi ni ikintu cy'ibanze kuba yakoresha. Hanyuma hari akazu bita brooder house cyangwa se confinement, na akazu izi nkoko z'umunsi ushobora guhita uzishyiramo. Yes, aka kazu ngo mukabona aha uzishyiramo nyine kuko kaba karimo kaba kazifasha kuba ubushyuhe kabukipinga, inkoko zikahorana ubwo bushyuhe runaka wateganyije, bityo zigakura neza cyane. Mu bushyuhe rero ugomba kureba, iyo ufite ubushobozi ugura agakoresho kabupima bita thermometer kujya upima kumenya ngo ubushyuhe bugeze aha n'aha, ubundi ukamenya ngo urongera amatara cyangwa se uragabanya urumuri cyangwa se urwongera. Mu bushyuhe buri hagati ya dogere 32 na 35 ku nkoko z'umunsi, ahangaha zirakura neza cyane bitewe n'uko ubushyuhe bubasha kuba bwazifasha kuba zakwisanzura, butagira uburyo bwazibangamira bijyanye n'imibiri yazo. Hanyuma izi nkoko z'umunsi rero niba wazizanye, uvuye kuzizana waziguza ahantu zakingiwe zimeze neza, ubwo igisigaye ni iki? Hasigaye kuzigeza iwawe warateguye ahantu uzazororera, ubundi ukaziha amazi arimo vitamine bita amine totale, kuko ino vitamine ifasha imibiri y'inkoko kuba yagira energy, kuko ni nk'akantu k'agasukari kazifasha guhita zitangira kugira imbaraga zo kuba zajya hirya no hino, zo kuba zatangira gufata ibintu baba baraziteganyije ibiryo byazo ari byo bita starter mash. Starter mash aba ari ibiryo nyine nabyo biboneka ku masoko hirya no hino mu gihugu by'inkoko z'umunsi, kuko inkoko z'umunsi nyine ntabwo zirya ibiryo bimeze nk'ibyo wagaburira inkoko z'ibigwana cyangwa se inkoko zatangiye gutera. Ibyo ni ibintu byumvikana nyine ku kintu kijyanye n'ibiryo biba bitandukanye bitewe n'aho zigeze n'ikigero zigezeho cy'ubukure. Hanyuma ugomba gukura inkoko zawe ahantu zakingiwe, ni ikintu uba ukwiriye kuzirikana, kuko hari indwara zizifata zikiri hasi nk'izo bita za Newcastle. Izi ni indwara zikomeye zigomba kuba zarakingiwe izi nkoko kugira ngo
uzizane wizeye neza ko izi nkoko zakingiwe. Iyo ni intambwe ya mbere yagufasha kuba inkoko zarakingiwe, ni intambwe ya mbere igufasha kuba izi nkoko zazaguhira mu gihe wazizanye zarakingiwe. Niyo mpamvu ukwiriye kuzikura ahantu hizewe neza. Izi nkoko rero zihura hari imbogamizi zahura nazo, ibyo nabyo turabirebera hamwe ndetse turebere hamwe n'akamaro zishobora kuba zagirira wowe ushaka kuzorora, wowe ushaka kwinjira muri iyi business. Ayo makuru yose nahangaha kuri Karo TV show uzajya uyasanga 5/5. buri video yose dusize ahagaragara ujye tuduha igitekerezo tubwire uburyo byumva, bityo natwe tugire gahunda ndetse tugire na courage zo gukomeza tubategurira ibindi biganiro. Niyo mpamvu igitekerezo cyawe ari ingenzi, tugikeneye kugira ngo tumenye ibyo mukeneye, tumenye ibyo dushyiramo ingufu cyane kugira ngo namwe ibintu mujye mubikurikira bijyanye nuko namwe mubikeneye. Nkuko muduhe icyo tubasaba natwe tubahe icyo mudusaba kugira ngo ibintu bigende neza hano kuri Karo TV show. Yes, ubukungu rero izi nkoko niba ugiye kuzorana urugero inkoko ukayigura ku mafaranga dufate n'urugero nka 300, hanyuma ukazayigurisha nk'ibihumbi na 500 bitewe n'igihe uyimaranye cyangwa se bitewe n'ubwoko ufite. Urumva ko iyo nyungu nawe ukuramo dépenses zose wakoresheje, hagasigaraho inyungu yawe nk'umworozi. Nk'uko z'umunsi ni ikintu cyiza cyane. Ikindi usabwa ni ukumenya ngo abakiriya ukabakipinga neza cyane kuba bazikeneye cyangwa se abakeneye ku bwoko runaka, ukamenya ngo icyo isoko rikeneye niba ugije kurura izi nkoko z'umunsi, bityo ukabasha kuba wakipinga abakiriya bawe kandi ukabaha ibintu bizima, bityo umukiriya umwe ugurishije inkoko bikagenda neza nawe akajya akurangira n'abandi, bityo ibintu byawe bikarushaho kugenda neza cyane. Inkoko z'umunsi umwe rero ni ikintu cyiza ku muntu witeguye kujya azitaho 5/5. Izi nkoko zisaba kuzitaho, kuhahora cyane kurusha izindi nkoko zose, kuko ni inkoko ziba zitaragera igihe cyo kuba zakikorera ibintu byinshi. Amasuku yo ni ngombwa, amasuku yo kabisa ntabwo twabitinda, ugomba kumenya ko amasuku agomba guhoramo. Ikindi amazi, izo nkoko niba ziri kuba ahantu hashyushye urumva zigira n'icyaka nyine, amazi abagomba guhahora, kandi amazi meza. Ikitonderwa ku bintu bijyanye n'amazi, niba amazi udashobora kuyanywa ntabwo uba ukwiriye kuyaha inkoko, kuko inkoko nazo izo mikorobe uba utinya ko zakugiraho ingaruka ku buzima bwawe, ujye umenya ko no ku nkoko zishobora kuba zazigiraho ingaruka. Niyo mpamvu amazi uba ugomba kuziha amazi meza. Iyo amazi ntabwo ushobora kuba wanywa, niyo ukwiriye guha inkoko zawe z'umunsi. Ikindi muri izi nkoko z'umunsi ugomba guhorana amasuku. Yo twayarebye, hari ibimenyetso ugomba kureba bigufasha kumenya niba hashyushye cyane cyangwa se hakonje cyane. Ibyo bimenyetso rero nubwo ngiye kubabwira mu magambo, ariko ni ibintu urahita wumva neza, cyangwa se uzajya ugenda no ku mashusho ahangaha muri iyi video. Ni ukuvuga ngo inkoko z'umunsi niba zicucitse ziri kwirunda ahantu hamwe, ugabona nyine zisa naho ziri kwirundanya ahantu hamwe, zitari kumuvinga ngo zikore movement mu kizo ahari hose ziba, ukabona ntabwo zishaka gutembera ahari hose, ahantu hose ziba ntabwo ziri gutembera. Icyo ni ikimenyetso kikubwira ko aho hantu hagize hakonje, ziri gushaka ubukonje nyine, ziri gushaka ubushyuhe, ziri kusanyiriza ahantu hamwe bitewe nuko hakonje. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Icya kabiri ni igihe ubona ziri gutembera hirya no hino ahantu uzororera, muri ka kazu nababwiye bita confinement, kariya kazu zibamo nyine ukizizana. Iyo ziri gutembera bisanzwe, icyo ni ikimenyetso kikubwira ko ubushyuhe nyine buringaniye, bumeze neza. Ibimenyetso bibiri ugomba kubyitaho, ukamenya ngo inkoko ahantu ziba zigomba kuba nyine zisandaguje, nyine ziri kugenda hirya no hino zikora muvoma bisanzwe. Mu gihe zatangiye kujya zirundanya ahantu hamwe, ibyo ni ibimenyetso uba ugomba kwitondera, ukamenya ngo ubushyuhe bwagabanutse, urongera amatara, cyangwa se iyo bwabaye bwinshi yambabura cyangwa se ayo matara atanga ubushyuhe zitangira zikayahunga zikajya kure cyane, yaho nyine zisa naho ziri kuhahunga. Icyo nacyo ni ikimenyetso kizahita kikubwira ko hashyushye cyane, ukwiriye kugabanya ubwo bushyuhe, ubundi ukongera amazi, zikanywa amazi ahagije cyane. Inkoko z'umunsi ni ikintu cyiza. Ikindi iyo umaze kugira abantu uzajya uzisupurayingaho zimaze kuba ibiguhana, ni ibintu byiza cyane.
ikindi kintu ugomba gushyira muri plan niba uje kurura izi nkoko z'umunsi, ugomba guteganya ngo niba abakiriya utababonye ufite ahandi hantu wateguye uzahita uzororera mu gihe abakiriya batazi igihe. Hari abantu baza gukora ubworozi bw'inkoko bagamije kujya bazicutsa bagahita bazigurisha. Abo nibo bantu iyi ngingo ireba cyane. Niba uje korora ngo uzazorora zimara kuba ibigwana uhita uzigurisha, ugomba guteganya ko hari igihe abakiriya bashobora kutaboneka nk'uko wari warabiteganyije. Ugomba kuzirikana ko ufite ahantu uzaba uzisize nawe ukabanza ukazitaho, bityo ntibiguteze ikibazo cyo kuba wazana inkoko nyinshi usange uzaho uzishyira mu gihe abakiriya bataje ku rwego wari wababonyeho. Mu nkoko z'umunsi rero hari nk'izo bita za broiler. Izi nkoko yari za broiler z'umunsi zikunze kurya ibiryo bita starter crumble. Ubwo ngo crumble ni ibiryo bikorerwa mu nganda ariko bakabisya nk'uko byayambwiye nawe bibona aha ku mafoto. Nibyo bikorerwa mu nganda bakabisya ariko bitewe n'ubwoko bw'inkoko. Ubwo ngo niba ari inkoko za broiler ntabwo zigira fromire imwe n'iyinkoko za layers. Urumva ni ibintu biba bigomba kuba bitandukanye. Ikintu rero kijyanye n'ibiribwa, andi masomo yose uzajya umenya uburyo bubaka kano kantu ka Buddha house, ibyo byose amadigiri ugomba kugenderaho ukubaka ibyo byose. Isaso izi nkoko zikenera nta mavideo menshi cyane. Urabona ko video imwe ntabwo twavugamo ibintu byose, ni ibintu byumvikana. Ahubwo niba ino video wayikunze tukora like, ureba aho hantu hari igikumwe kirebye hejuru ukore like, kuri subscribe niba utarayikora, ubundi ibindi bintu byose uzajya ugenda ubibona mu zindi video ziri imbere. Ntabwo ibintu byose twabivuga muri video imwe, ahubwo nukugira ngo mbaye ikaze hano kuri Karo TV Show. Ibintu byose bijye mubibona kandi ibitekerezo byanyu nibyo bintu by'ingenzi dukeneye kugira ngo tumenye uko ibintu byacu bigenda mubyakira. Ndabashimiye cyane. Njye nitwa Mr Sam, uduha igitekerezo. Wari kuri kamera nawe nshimira cyane, bamwita Fabrice. Nawe ndagushimiye cyane kuri kamera. Ubundi ndabashimiye cyane namwe mwadukurikiye. Peace.